Reka tubifurize ibihe byiza abakunzi ba Biza TV Rwanda, reka tubahe ikaze kandi namwe mwese mukomeje gukora subscribe ku biganiro twabagezaho bya buri munsi. Ni byinshi cyane babigenda bivugwa, yaba amakuru ya siporo, amakuru ya politike, amakuru y'ubuzima muri rusange, byose bicano kuri Biza TV Rwanda. Ubu nkuru rero yivugwa nuko wari umunyamakuru ukomeye cyane igitangazamakuru cya radio na televiziyo 10 Kazungu Karaveri yamaze kuba yasezera mu mikorere yararimo. Gusa ntago yo nkuru inzanye, ahubwo nje kubabwira iby'imvo n'imvano y'ifungwa rya Ndagijimana wagiye mu mitsi ndetse na meya w'akarere ka Rulindo Mukanyirigi. Reka tubifurize ibihe byiza abakunzi ba Biza TV Rwanda, reka tubahe ikaze kandi namwe mwese mukomeje gukora subscribe ku biganiro twabagezaho bya buri munsi. Ni byinshi cyane babigenda bivugwa, yaba amakuru ya siporo, amakuru ya politike, amakuru y'ubuzima muri rusange, byose bicano kuri Biza TV Rwanda. Ubu nkuru rero yivugwa nuko wari umunyamakuru ukomeye cyane igitangazamakuru cya radio na televiziyo 10 Kazungu Karaveri yamaze kuba yasezera mu mikorere yararimo. Gusa ntago yo nkuru inzanye, ahubwo nje kubabwira iby'imvo n'imvano y'ifungwa rya Ndagijimana wagiye mu mitsi ndetse na meya w'akarere ka Rulindo Mukanyirigi. Nitwa Eric Nshimimana, uri muri Congo, uri Central Africa, namwe muri kutumva muri South Africa. Abari Burayi mbifurije ikaze mu muryango mugari wa Bizaza TV Rwanda. Aka kanya rero urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko itabwa Ndagijimana Froduard wahoze ari gitifu umurenge wa Mbogo mu karere ka Rulindo, naho bihuriye n'amakimbirane yari afitanye na meya wa Nyirige cyangwa se mu kanye ka Rulindo. Girangeje ubu nibagije inkuru yuko uyu mugore arimo atakamba atabaza ko inzu ye yarayigoswe irinzwe cyane, avuga ati ndapfuye banyamakuru ni mu ntabare, ibyanjye birarangiye, ati ndagiye. Mwibaruwe yandikiye abanyamakuru, murabyuka ko nane babwiye ko ni ibintu yahise yandikira umunyamakuru ukomeye cyane Oswald uri gukorera kuri Radio 10, abyandika amubwira ati ndapfuye mu ntabare, n'amagambo yaciye kuri urubuga rwe rwa X. Icyo gihe rero uyu mugabo utibye byagenze gute kuri uyu wa gatatu tariki ya 13 Ugushyingo umwaka 2024 nibwo RIB yatangaje ko yataye Ndagijimana Froduard wahoze ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mbogo mu karere ka Rulindo. Uyu Ndagijimana rero yari amaze igihe mu itangazamakuru nyuma ya vuguru ziri hejuru cyane n'uruherekane rw'amabaruwa hagati ye na meya Mukanyirigi Judith ndetse na komisiyo y'igihugu ishinzwe abakozi ba leta NPC. Ahanini kandi bitewe nuko meya yari yakurikiranye gitifu Ndagijimana ariko NPCS ntibyemere. Uti rero imvo n'imvano iteye gute, hagaze gute kugira ngo umugabo abe yafungwa? Ese yafunzwe zira cyangwa se imyigaragambyo cyangwa se imyivogotonyoro yari amaze iminsi afitiye na meya w'akarere ka Rulindo, cyangwa hari ibindi byari biri inyuma? Afeya rero gitifu Kamena umwaka 2024 ubuyobozi bw'akarere ka Rulindo bwandikiraga Ndagijimana Froduard wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mbogo ububasha ahabwa n'amategeko n'itegeko mu nyungu ze bwite, agahindura amazina y'umwana ukekwaho gusambanya. Urumva ko ni ibintu byari bikomeye cyane. Ni ibintu rero byahagurukije komisiyo y'igihugu ishinzwe abakozi ba leta NPCS ko uwo mukozi yirukanywe atari we wakoze ayo makosa yo guhindura amazina y'umwana nk'uko byemejwe n'ikigo cy'igihugu cy'indangamuntu NIDA ku itariki ya 6 Ugushyingo umwaka 2023. Meya wa Rulindo rero yagiye yandikirwa amabaruwa menshi cyane amwibutsa ko gushyira mu ngiro imyanzuro ya komisiyo, yongera kumusaba gusubiza cyangwa se yongera kumusaba gusubizwa mu kazi cyangwa se akaba yasubira mu kazi Ndagijimana Froduard akajya mu mirimo ye nk'isanzwe. Ndetse kandi na meya yigeze no guhabwa igihe kitarenze iminsi 15 ngo ashyire
umwanzuro mu bikorwa cyangwa se mu bikorwa ibyo yari yasabwe n'amabara agiye yandikirwa. Urugendo rero rw'imvo n'imvano y'aya makuru y'umugabo byagenze gute? Ku itariki ya 22 Ukwakira 2024 umuyobozi w'akarere ka Rulindo Mukanyirigira Judith nawe yandikiye umunyamabanga nshingwabikorwa wa NPCS ibaruwa isaba ko komisiyo yongera gusesengura neza ubushishozi hagahabwa agaciro impamvu zashingiweho ko kugira ngo uwo mukozi ahabwe igihano cyo kwirukanwa mu kazi yarashinzwe mu karere ka Rulindo. Tariki ya 31 rero Ukwakira 2024 komisiyo y'abakozi ba leta yongeye kwandikira meya imubwira ko akwiriye gukuraho igihano cyo kwirukanwa Ndagijimana Frodouard wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Mbogo. Birakomeza rero ku itariki ya 4 Ugushyingo 2024 Ndagijimana yahawe ibaruwa imusubiza mu kazi ariko ahindurirwa inshingano noneho agirwa umujyanama wa meya w'akarere ka Rulindo aho gusubira kuyobora umurenge wa Mbogo. Ariko ibiri aza kwandikirwa indi na meya abereye umujyanama amusaba ibisobanuro by'ibyo yagiye akora. Uti byagenze gute rero? Inkoko yitabwa muri yombi. Komeza ukore subscribe ukoresha kwigana tugezeho bya buri munsi. Ukunda kandi ubyutera comment cyangwa kugira ibitekerezo byawe. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rero Dr Murangira Biti yavuze ko itabwa muri yombi Ndagijimana kungwa kwe ntaho bihuriye n'amakimbirane yaramaze igihe afitanye na meya Mukanyirigira Judith. Dr Murangira Biti yagize ati kugira ngo byumvikane neza uyu Ndagijimana Frodouard yarasanzwe akurikiwe cyo gusambanya umwana mutoya. Ngira ngo rero niba wibuka neza mu Gushyingo 2023 yafashwe akurikiwe icyaha cyo gusambanya umwana amusukishije kuzamuhindurira amazina. Ikirego rero cyarakomeje urukiko ruza kumukura by'agateganyo kugira ngo babanze bakurikirane ibya dosiye. Akomeza agira ati yagombaga kuzaburana mu mizi tariki ya 18 Ukuboza 2024. Nk'umuntu rero wari uzi neza icyaha akurikiranyeho cyo gusambanya umwana je gushaka uko yayobya urukiko, ariko ikigaragara nuko uwo mugambi utamuhiriye kuko ari ibikorwa bigize ibyaha kandi akaba yarabifatiwemo bikagaragara ndetse n'inkiko zikabibona. Dr Murangira Biti rero yavuze ko gufungwa kwa Ndagijimana Frodouard bihuye n'ibyaha akurikiranyweho yakoze umwaka ushize mu Gushyingo 2023 ko kandi ibyo ari imbere yuko ibyo bibazo afitanye na meya w'akarere ka Rulindo bitangira. Ibyaha Ndagijimana rero akurikiranye birimo icyo gutanga indongo cyangwa se ruswa, icyaha giteganywa n'ingingo ya 4 y'itegeko nomero 54 akagezo 2018 byo kuwa 13 ukwezi kwa 8 2018 gerekeye kurwanya ruswa. Ugihamije kandi nuko n'urukiko ahanishwa gifungo kirenze imyaka 5 ariko kitarenze 7 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri 3 kugeza kuri 5 z'agaciro k'indonyi cyangwa se ruswa yaba yarakiriye. Ibyo kandi koshya abitajwe cyangwa se abikorejwe n'amategeko abimuha mu nzego z'ubutabera. Icyaha kandi giteganywa n'ingingo ya 158 y'itegeko nomero 38 akanyirizo 2018 ryo kuwa 30 z'ukwezi kwa 8 2018 biteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Iyo ngingo kandi ivuga ko umuntu wese woshya umutangabuhamya, umuhamagara cyangwa se umuhanga cyangwa se umusesenguzi witabajwe n'inkiko kuvuga ibinyoma abakozi icyaha. Iyo kandi abahamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 500 ariko atarenze miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Hari kandi icyaha cyo gucura umugambi wo gukora icyaha giteganywa n'ingingo ya 20 itegeko nomero 38 2018 byo kuwa 30 kwezi kwa 8 2018 biteganya ibyaha birimo ibyaha
muri rusange ugihanishwe kandi n'urukiko ahanishwa igihano giteganya cyangwa se giteganyijwe icyaha cyaciriwe umugambi. Uyu mugabo rero ejo bundi yari yandikiye abanyamakuru ari kubasezera avuga ati mu ntabare, ati iri joro naraye ngoswe rwose ibyanjye birarangiye, nyaboneka mwebwe muzi ukuri kwanjye muraregire icyo mubiguraho. Ati se ndagira ngo bizagere muri inteko ikomeye cyane ishinga amategeko y'u Rwanda cyangwa se bizagera hariya mu nzu ikomeye ya Village Urugwiro aribo baze kunyemura ikibazo, no kuri meya ibyanjye arimo arankurira ibyamfura. Icyo gihe rero abari baraye bamugose nta bandi yari ribu yari yaje kumuta muri yombi kugira ngo agire gutya ashyikirizwe ugenza cyane ubundi ajye kuburana ku byaha aregwaho. Urumva rero ko uyu mugabo muri saga yari amaze iminsi arimo na meya w'akarere ka Rulindo. Urumva aha imugejeje ahabi, imugejeje mu maboko ataraye. Urumva ko ibimuriho bishobora kuba byanatuma anafungwa, kumva niba akurikiwe icyaha cyo gufata umwana cyangwa cyo gusambanya umwana muto kugira ngo amuhindurire amazina ye. Urumva n'icyaha gikomeye cyane, arabizi ko icyo Rwanda rwose kiri mu byaha biri imbere y'amategeko y'u Rwanda. Ibindi kandi bikomeje kuri uyu mugabo nuko ibyo bishobora kuba iherezo. Umunyarwanda ati n'ubundi utinda mu nzira ukayiheramo. Urumva uyu mugabo rero yagiye hanwa akurwa mu bikorwa cyangwa se serezerwa kugira ngo yumve, none ngo wanze kumvira se yumviye ije. Nitwa Eric Nshimiyimana, nibikunda ukomeze kuri subscribe ku biganiro tukugezaho bya buri munsi, nibikunda ukomeze kuri subscribe kandi ukoresha ku biganiro tukugezaho, nta yindi neguza naho utaha.